Reka nkusuhuze nkuha n'ikaze mu by'ukuri, ariko nkwifuriza na weekend nziza, ariko nkubwira ngo mu by'ukuri ushatse wafata umwanya w'iminota 10 ukita kuri iki kiganiro tugiye kugirana, ushobora kuza gukuramo inyungu, kubera ko ni kenshi twagiye twungura abantu bitewe n'ibyo dukora. Ndi Moses, channel yacu ni Kigali Buy and Sell, ducuruza amazu, ariko nkubwira ngo uramutse ucitswe n'aya mahirwe nakuzaniye uyu munsi, ndakubwiza ukuri ko na cyamunara baguhamagaye kubijyemo ntabwo wazigera ujya mu by'ukuri. Ubwo icyo nkubwira rero ni inzu nkuzaniye irimo kugurishwa, ifite ibyumba 6, ariko ikirenze icyo ngicyo mu by'ukuri njye nakunze inzu irimo ibikoresho byose isa n'icyazi. Uramutse uyiguze waba uri umuranguzi ushobora kuyigura ukayishyira ku isoko yakoreshwa $5,000, cyangwa se wayituramo nta kindi kintu na kimwe wagura, ni ibikoresho bishyashya byiza. Ubwo reka mpere nko kuri kote imwe, nko muri salo uhasanga intebe nziza cyane, ugasangamo televiziyo, ugasangamo buri kantu kose, imeza, ni ibintu byiza cyane n'amarido agiye arimo. Ubwo twava kuri icyo gice tukagera ku gice cya salle à manger, ifite imyanya 6 bakwicazamo abantu 6, kandi ni salle à manger nini yisanzuye irimo amatara meza iryoshye. Ubwo twavaho, ubwo ndi kugenda nkubwira ibikoresho bigize inzu yacu, tukagera mu gikoni. Mu gikoni dusangamo micro-onde, firigo, gazi kuka, buri kantu kose mu gikoni karimo, kari nkenerwa. Wowe nukuza ugura inzu uyigurana n'ibikoresho byayo. Twagera mu gice cy'ibyumba uhasanga ibitanda byiza bishashe, ariko ibyumba ubwabyo ni binini. Uhasangamo igitanda cyiza, amabedi kava meza. Wahava wajya kuri kote ya dushe, ugasanga ni dushe nziza nayo irimo ibintu byose. Urumva ko inzu yacu nimba ibyumba 6 bigenda n'ibikoresho, iyi nzu reka nkubwire ko iyi nzu iri kugurishwa $230,000 uramutse uyiguze, ariko niyo ya nyuma ukayigura n'ibikoresho birimo. Waza ushaka kuvuga ati ibikoresho ntabyo nshaka ndabyifitiye, $220,000. urumva ko iyi nzu niyo ya mbere ntekereza ko naba nkoze muri uyu mwaka cyangwa nkuzaniye ihendutse cyane, kuko njye nigeze kuyigereranya nka cyamunara. Reka no gutinda hano mu nzu, ariko ntaragira ikindi mabwira, reka manze mutembereze muri quartier gatoya. Reba, iyo urebye aya mazu yose agiye yubatse aha ngaha, umuhanda mwiza, ubona ko ni inzu ifite abaturanyi beza, ko inzu itakabucitse. Reka ibyo tubiveho, noneho mpere kuri kote yo hanze ngende gusobanurira inzu yacu imeze. Ku bijyanye no hanze ho mumaze kubibona ko ni inzu nziza yubatse ku buryo buri moderne, ni za nzu dukunda kwita konoshi, ariko nkubwira ko inzu yacu ifitemo ibice bitatu. Hari igice cya mbere cyo hasi, hakaba icya kabiri, hakaba n'icya gatatu kuri rooftop yacu. Inzu yacu hasi nk'uko mubibonye hanze ikikijwe n'utuntu tw'utujaride hanze, wakwinjira ugasanga parikingi y'imodoka 2 ziparitse neza, ukagenda uhura n'utujaride twiza cyane. Iyi nzu igucitse waba unyazwe, ziheze $230,000, ibikoresho byose ukabyegukana. Reka nkwereke ibyo bikoresho mpereye muri salo ndetse na salle à manger n'igikoni, tukanakomezanya tujya hejuru.
Ku bijyanye na salo yacu mwabonye ko ari salo nziza yisanzuye, yewe na sale amanje ni nziza nk'uko wabibonye. Wajya mu gikoni, iyi nzu iri modani. Reka nkubwire, iyi nzu iherereye Rusororo. Rusororo ni nziza muri karitsiye ya Jego. Mu by'ukuri hano hafi na Swasi tuyigezeho, ubu yigezeho. Rusororo amakuru yayo ni uko umuhanda urimo gukorwa uturutse Remera, nayo izaba iwakisesingaho hehe na mbutiyaje mu by'ukuri. Reka duhere mu byumba, ngenda nkwereka icyumba kiri hasi cya mbere n'utundi tuntu nka sitowa ndetse n'igikari, hanyuma tuzamuka hejuru. Reka duhere ahangaha, umwanya mwiza uri imbere y'igikoni, ubona ko ni umuryango ujya mu gikari, ariko reka nakiberekeho gatoya. Ni igikari kinini cyisanzuye kirimo n'ikigega, yewe hakaba na anegisi, kugira ngo murayibona, ariko iyo utereye amaso ya nzu yacu no mu gikari hose ni nziza cyane. Twinjirane aho duhingukira hano, ariko tugahura na sitoke. Iyi ni sitoke nziza cyane, nayo nini, ushobora kuba washyiramo ibintu bikoreshwa nyine muri iki gikoni. Dukomezanye tugendana, ubwo urugendo rwacu turukomereje mu cyumba cya mbere cyo hasi. Icyumba cyiza cyane, ni umuryango wa kabiri ujya hanze, ushobora kuwukoresha uvuye muri parikingi, mu gihe dufite imiryango ubwo ibiri. Izi ni siteyazi zizamuka hejuru, mu kanya tugiye kuzamukamo tujya kureba ibindi byumba biri hejuru. Reka duhere mu cyumba cyiza kiri hano gishashe, kirimo gariderobe nziza cyane, ubona ko ari nini kandi ihagije. Twahindukiza kamera hano tukahasanga igitanda cyiza, ntabwo ari bya bitanda bibiri, ibitanda biri modani, urabona na bedi kava. Ibi byose ni ibikoresho wagurana muri iyi nzu yacu iherereye i Rusororo. Miliyoni 230 izo za nyuma, uru rugo ukarwegukana. Ahangaha tuhafite dushe na tuwarete nayo nziza cyane, ubona ko ikeye, irimo ibikoresho byose byiza cyane. Reka tuzamukane, hagati turahasanga ibyumba bitatu aho tugiye kuzamukana, hanyuma ese dukomeza no kuri rooftop dusoze. Reka mbafashe kubasobanurira rero inzu yacu igizwe n'ibyumba 6. Iki ni icyumba cya kabiri kigize ya nzu, cyiza nacyo kigaragara hano hejuru. Ku mwanya wo hejuru ni igitanda cyiza kirimo ahangaha, bedi kava nziza, ni bya bitanda by'ama original, kandi naho harimo gariderobe. Ariko nkubwira ko no inzu yacu ifite parafo ya gipusamu yose, kandi ubwo yubakisha amatafari kuva hasi kugera hejuru. Iyi ni dushe nziza y'iki cyumba nayo dusanga ahangaha. Reka tunakomezanye tujyane mu bindi byumba. Twakomeje, aha duhagaze dufite umuryango hano irimo gariderobe yasangiza ibi byumba bitatu, mu gihe amagariderobe imbere mu byumba yabaye make. Ariko twinjirane, ahangaha turahasanga icyumba kinini cyiza cyane, wibeshye ngo ugire ngo ni master bedroom, ntabwo ariyo, ariko ni icyumba cyiza gishashe neza. Ndebera ubu buriri, mu by'ukuri waba warabuze imari imeze nka cyamunara, nyamara burya Kigali Bandiseri igira imari. Kora subscribe kugira ngo ujye uza ube mu ba mbere ubone imari nk'iyi ngiyi. Nutinda urasanga abaranguzi bayiguze, hanyuma bayikuguruze uhenzwe. Reka tujyane muri chambre principale, urebe ukuntu ari icyumba cyiza cyane. Karibu muri chambre principale yacu, ariko ikaba n'icyumba cya 4 mu byo tumaze kubireka. Ndebera iyi nzu mu by'ukuri. Ese waradukurikiranye utuburana iki mu by'ukuri? Reba iki gitanda kimeze gutya. Iyi nzu ndakubwira ko yakodeshwaga $1,500 cy'idolari, ubwo ni miliyoni 2 bazi kuba iyi nzu uramutse uyiguze $1,430, ikaba yakwinjiriza $2,000,000. Urumva ko waba ufite income nziza. Ni icyumba kinini kigari kandi gihagije mu by'ukuri. Ubwo ngubwo iki gice twinjiyemo hariho vestiaire, hakabamo na dushe, ariko ni igice cyiza cyane kinini kigari gihagije. Hagiye harimo nka za miruwari nziza n'amalavabo. Miruwari ni nyinshi cyane hano, mu by'ukuri zirahagije. Waterera amaso hariya ukahasanga amarido meza, kandi reka nkwibutse iki cyumba cyacu gifite imbaraza. Ahangaha tuhafite akabati ko gushyiramo imyenda. Ndagira ngo witonde undebere ubudasa. Twinjiye ahangaha tuhasanga jacuzzi nziza, ariko noneho yubatse ku buryo buri hejuru. Uzamuka zino siteyazi ziriho amatara meza, ukajyamo hari ukaryamamo, ugafungura amazi, ukinjoyinga, ukanezerwa. Iyi nzu yacu ni nziza. Iyi ni dushe na tuwarete nayo nziza cyane, iri ahangaha. Reka tuyiberekeho gatoya. Iya master bedroom irimo nka shower nziza cyane,
ubona ko uba ufite ubwogero bubiri muri chambre principale. Reka tujyane ku gice cyo hejuru tujye gusanga ibyumba bibiri na rooftop, bikaba ari ibyumba bitandatu. Aha, twazamukanye twageze kuri rooftop yacu nini ngari, wakakira abantu benshi cyane kuko ni ahantu hagari cyane kandi hahagije. Ni nabwo iyo uhageze usanga kino gice ni igice kiri hano hejuru, dusangaho ibyumba bigeze kuri bibiri bifite na dushe na toilette zabyo. Ndabona kwinjiramo hashobora kuba hafunze, ariko nuramuka uje gusura uzaza winjiremo ugende urebe uburyo inzu yacu igizwe n'ibyumba bitandatu, ikaba ifite yewe n'amadushe atandatu. Banyerekere view. Ku bijyanye na rooftop umaze kumenya, ariko ku bijyanye na rusororoho ni ibindi bindi, ni amakaburimbo, ni amazu meza agezweho. Nyamuneka iyi nzu igucitse byaba ari ukuba na cyamunara utayijyamo, niko nagusobanuriye. Iyi nzu rero nakwerekaga ifite ibyumba bitandatu, ikagira amadushe atandatu, ikagira salamanje n'igikoni bisanzwe, ikaba ifite na rooftop. Ikindi cyongereyeho ifite ibikoresho byose byo mu nzu, ibitanda, matera, amafirigo, intebe zo muri salo, buri kantu kose nkenerwa na televiziyo hano ibirimo. Miliyoni 230 wayitwara, ibikoresho birimo, waramuka uvuze ngo wabikuremo miliyoni 220 nazo zikaba ari izanyuma, ukaba wakwibuka n'inzu. Tuvugishe kuri iyo nimero uze wigurire runo rugo, cyangwa se kandi ugenda udakoze subscribe.